ngira nahoze mbwira abatware hamwe ko nkiri muto nakinaga umupira w'amaguru maze bakanshyira mu wa kabiri rero hari impamvu ntabahitaga umupira waramenekaga cyangwa se baza ukavunika ukuguru. Ese iyo wumvise izina Habyarimana Juvenal utekereza iki? Nibyo yabaye perezida wa Repubulika y'u Rwanda igihe kirekire, mu gihe cye yari umuyobozi wari ukunzwe n'abanyarwanda. Gusa nubwo hari n'abataramwiyumvagamo bitewe n'uko yabatotezaga akabita abanyamahanga kandi ari abanyarwanda. Wigeze wumva n'indirimbo yaririmbirwaga kandi aratwa? Manza wumve gato. Uyu munsi reka tugaruke ku mateka yaranze perezida Habyarimana Juvenal kuva avutse kugeza atabarutse mu 1994. Mbahaye ikaze. Ku itariki ya 8 Werurwe mu 1937 nibwo umuryango wa Jean Baptiste Bazirikana na Suzanne Nyirazuba wibarutse umwana w'umuhungu bamwita Juvenal Habyarimana, ndetse yari umwana wa 4 mu bana 8 babyaye. Yavukiye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi, buni mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Habyarimana yavukiye mu muryango usanzwe ufite imyemerere gatolika. Se yari umukristo w'inyangamugayo, bivuga ko yakundaga gusenga no kwigisha abana b'indangagaciro zo kubaha abantu no gukunda igihugu, ndetse hari n'amakuru menshi avuga ko yari umutetsi w'abapadiri b'abazungu. Amashuri abanza yayize mu cyahoze ari teritwari ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu, ndetse amakuru avuga ko yize mu mashuri y'abihaye Imana Gatolika Mission Catholique kuko yari umwana w'umukristo cyane. Habyarimana Juvenal yakomereje mu kigo cya Petit Seminaire de Nyundo. Iri ni ishuri ryatozaga abasore b'abahanga cyane, rifite ireme ryisumbuye, ndetse aho niho benshi mu bayobozi b'igihe cye bigaga. Mu myaka y'1962 ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge, Habyarimana yinjiye mu gisirikare cya Repubulika ya mbere cyari kiyobowe na Perezida Gregoire Kayibanda, ndetse yagendaga azamurwa mu ntera kubera imyitwarire ye yo kwicisha bugufi no gukorera igihugu. Yaje no kugirwa minisitiri w'ingabo mbere yo gufata igihugu. Reka tugaruke ku gikorwa cyabaye kuwa 5 Nyakanga mu 1973 ubwo General Major Habyarimana Juvenal yakuraga ku butegetsi Perezida Kayibanda Gregoire yari abereye minisitiri w'ingabo. Ni kudeta n'ubu itarasobanuka, kabone n'ubwo abavutse mu gihe cyayo bari kwinjira mu myaka y'ubusaza. Ingoma ya Habyarimana yarinze ihirima itarasobanura neza icyo bapfuye na Kayibanda wamufataga nk'umwana we kuva mu 1962. Itangazo rya Habyarimana n'abandi basirikari 10 biyise Camarade de 5 Juillet uretse kumushinja ko yabaye igikoresho cy'abashakaga gushyira igihugu mu kaga. Umwaka w'1973 Kayibanda yahirikiwemo watangiye mu gihugu hari ibibazo byinshi cyane ivanguramoko yari ryatangiye gufata indi ntera. Mu mashuri no mu mirimo abatutsi bari kwicwa, ahandi birukanwa umusubirizo bazira ko ari abatutsi. Hari abapfuye, abarokotse bahunga igihugu, ndetse ibinyamakuru mpuzamahanga bitangaza inkuru zigaragaza ko mu gihugu hari gutegurwa jenoside. N'umwaka kandi wagombaga kubamo amatora ya perezida, aho Kayibanda yagombaga kurekura ubutegetsi nyuma ya manda ebyiri nk'uko itegeko nshinga ryabivugaga. Icyakora Kayibanda ntiyashakaga kuburekura, ndetse yahiritswe uwo munsi hateguwe inteko rusange y'ishyaka rya MDR Parimehutu ryagombaga kumutanga nk'umukandida ku yindi manda. Habyarimana amaze gufata ubutegetsi yagiye agerageza kwirinda kuvuga kuri Kayibanda n'icyo bapfuye, agashaka kubihirikira ku bakoranaga nawe. Tariki ya 1 Kanama mu 1973 nibwo Habyarimana yashyizeho guverinoma ye ya mbere. Hashize iminsi 25 afashe ubutegetsi ku ngufu. Ni nawo munsi Habyarimana yavuze byeruye ku cyo yapfuye na Kayibanda. Icyo gihe yagize ati, kuwa 5 Nyakanga mu 1973 twaba
twabamenyesheje umwanzuro wari wafashwe n'abasirikare bakuru bose mu ngabo zacu, gukwirakwiza abo basirikare bakuru mu duce dutandukanye tw'igihugu bagashyirwa mu mirimo idahuye n'amapeti yabo. Ni umugambi wari wateguwe neza n'ubutegetsi bwari buriho. Mu mvugo ye Habyarimana yigaragazaga nk'utarugize ubutegetsi bwa Kayibanda kandi yari amaze imyaka 10 muri guverinoma. Binavugwa ko ubugizi bwa nabi bwibasiye abatutsi igisirikare cyagize uruhare mu kubukongeza kugira ngo cyerekane intege nke za Kayibanda wari usanzwe azwiho kwanga urunuka abatutsi. Nubwo Habyarimana yahiritse Kayibanda, yakunze kumugaragaza nk'aho yazize abajyanama babi ndetse n'umuryango we kimwe n'abanyapolitiki bo muri Gitarama bishwe nyuma ya kudeta ayigenera amafaranga y'impozamarira. Kayibanda yakatiwe urwo gupfa mu 1974 gusaza kubabarirwa ahabwa igifungo cya burundu. Yapfuye aguye iwe Kavumu muri Muhanga ku wa 15 Ukuboza mu 1976 azize ubuzima bubi. Hakaba n'abavuga ko yishwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Habyarimana yahiritse Kayibanda amushinja amakosa arimo ubugambanyi, icyene wabo n'ubujura, nyamara na leta ye nibyo yakoze kuko ubutegetsi, imirimo ya leta, amashuri, igisirikare n'ibindi byahawe cyane cyane abahutu bo mu majyaruguru n'uburengerazuba. Akomeza politiki ya Kayibanda wo guheza abatutsi n'abari mu mahanga abangira kugaruka mu gihugu. Ubutegetsi bwa Habyarimana bwatangiranye gahunda y'iterambere, uburezi, amavuriro n'ibikorwa remezo byarubatswe, ariko ubutegetsi bwe bwaranzwe n'igitugu, uburenganzira bwa muntu burabangamirwa kandi hashyizweho ubusumbane bushingiye ku moko. Ubutegetsi bwa Habyarimana bwashyizeho politiki ya équilibre ethnique, aho buri muryango w'amoko wageraga umubare ntarengwa mu mashuri, akazi n'ingabo. Abatutsi bagiye bacibwa intege mu mashuri no mu buzima rusange. Mu myaka y'1980 Habyarimana yafashije gucunga amahoro mu gihugu, ariko atihanganira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikinyamakuru, amashyaka n'abatavuga rumwe nawe bari mu kaga. Ikinyoma cyabaye intwaro. Radio Rwanda yakwirakwizaga amakuru ashimagiza ubutegetsi n'andi asebya abatavuga rumwe nawe. Ku wa mbere Ukwakira mu 1990 FPR Inkotanyi yatangije intambara yo guharanira uburenganzira bw'impunzi n'ivugururwa mu by'ubutegetsi. Guverinoma ya Habyarimana ubwo yahise yinjira mu ntambara. Mu 1993 basinye amasezerano y'amahoro muri Arusha, ariko aya masezerano ntiyashyizwe mu bikorwa. Mu masaha y'umugoroba yo kuwa 6 Mata mu 1994 indege yarimo perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ndetse na perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira irahanurwa ubwo yari igeze hafi yo kugwa ku kibuga cy'indege cya Kigali, maze urwo rwahise ruba urwitwazo rwo kwica abatutsi benshi bari mu gihugu, maze igihugu kigwa ivu n'amarira. Ku mugoroba indege ya Falcon 50 ya perezida Habyarimana igeze hafi yo kugwa ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Igihe gito mbere yo kugwa haboneka amarenga atarasanzwe. Icyo gihe amatara yo ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe yarazimye ndetse haba n'urujijo mu butumwa bw'itumanaho, maze mu kanya gato nk'ako guhumbya indege iraswa n'igisasu cya misile igwa hafi y'urugo rwa perezida ubwe, maze indege ya perezida Habyarimana irashya, abari bayirimo bose bahita bapfa. Mu gihugu inkuru irakwirakwira, bamwe barishima abandi bararira. Maze mu masaha make nyuma y'ihanurwa ry'indege, abasirikare n'interahamwe batangira kwica abatutsi n'abandi batari bashyigikiye ubutegetsi bwa MRND. Uko niko ubuzima bwa perezida Juvenal Habyarimana bwashyizwe ku iherezo, maze asimburwa ku mwanya wa perezida na Dr Sindikubwabo Theodore, ndetse ahita hashyirwaho na Minisitiri w'Intebe Kambanda Jean. Ndagushimiye cyane wowe wakurikiye iki kiganiro. Twabanye na Thierry Areniyegena TV.